Hello, what's up? T Squad, this is your girl Tracy. Guys, not the vibe. Welcome back to my channel. Uri mushyashya hano, anga ni mu muryango mukuru wa T Squad. Wibuke gukora subscribe. Turabakunda cyane. Aba T Squad nzere ko meze neza, nanjye meze neza hano. Uyu munsi rero guys ndashaka ko tuvuga about imirimo y'Imana mu buzima bwacu. Yo guys, mureke dukoze satani isoni, tuvuge ibitangaza Imana yagiye ikora mu buzima bwacu, ibyo utashimye mbere. Like hari ukuntu uvuga kwa kundi tujya gushima Imana mu rusengero ukaba uri shy, utari umuntu ujya imbere y'abantu ngo uvuge, ariko Imana ikaba yarakoze ibitangaza mu buzima bwawe nk'uko nanjye yabinkoreye. Mureke dushima Imana, dukoze satani isoni. Muri comment buri wese agenda avuga imirimo Imana yamukoreye. Niba udatewe isoni n'imirimo Imana yagukoreye, ubyandike ushima Imana nawe. Rero uyu munsi ngewe ndashaka gushima Imana. Ni ibintu byabaye mbere, hashize igihe kubera yuko Imana we nyine nashimye, ndavuga nti Imana ushimwe kubw'iyi mirimo ukoze. Ariko ntabwo nigeze mvuga ngiye imbere y'iteraniro ngo ngiye gushima Imana, kubera ko ndi umuntu uri shy, ntabwo kujya imbere y'abantu benshi byaranze. Ariko ahangaha ho ndavuga nimba ari ukubera ko mba ndi imbere ya kamera gusa, ahangaha ndashima Imana. Ni ukuri Imana yumve gushima kwanjye, yakire amashimwe yanjye. Ndashaka ko mbanza mbasomera no murongo niwo nshyimiramo Imana kuri iyo mirimo. Zaburi 150. Nihangane ntabwo bitinda. Zaburi 150 haranditse ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuga amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Amen. Isozwa na haleluya. Uyu murongo uramfasha cyane. Ngenda umuntu nkunda ibintu byo kuririmba, nkunda muzike, nkunda nyine ibintu bijyanye na muzike cyane, nubwo mumbona muri filime cyane. Kuririmba ntabyo nzi, ariko ndabikunda. Kandi uno murongo urimo gushima Imana, nanjye ndashima Imana. Rero nakwibaza ngo byagenze gute, ni kubera cyagiye gushima Imana hano. Reka mbagere muri story, ntabwo nshaka gutinda. Muri 2016-2015 nari muri high school, nibwo nari muri high school. Ariko 2015 ubwo nigaga ntaha. Nararwaraga, nkarwara igifu cyane. Nkarwara igifu kikarya cyane ku buryo nyine kwiga byabaga bikomeye. Ariko nkavuga ntinsiga ndangize kwiga. 2015 niga ntaha, ubwo nyine byari byoroshye. Narwaraga nkaba najya kwa muganga, ariko simara y'igihe nkahita ntaha, nkongera nkasubira ku ishuri. Hanyuma 2016 njya muri boarding. 2016 rero ni wo mwaka mubi. Ni umwaka mubi ntazibagirwa, ni umwaka mubi ariko nanone mwiza. Ku rundi ruhande ni mwiza, ku rundi ruhande. 2016 nararwaye ndi muri boarding. Nararwaye ndwara igifu cyane, noneho kubera ko nari nsanzwe nkirwara, ahubwo noneho nahise ndwara na typhoid. Nk'abantu mwe nararwaye ku buryo kwiga numvaga ko bigiye kurangira, ariho cyangwa nkahita napfa, ahubwo numvaga ko ari ugupfa cyangwa se no kwiga nkaba mbihagaritse. 2016 ntangiye muri ntuze, nigaga i Nyamata. Abizi Nyamata barabizi. Mureke nawe mukoze satani isoni. Uretse ibintu Imana yamukoreye, ni ukuri ushima Imana nubwo cyaba ari gitoyi, ukabona ko cyari gitoyi icyo gihe, ariko ushima Imana kuba cyarakemutse. 2016 mu cyumweru cya mbere ndi ku ishuri, nagezeyo birancanga ko nibwo bwa mbere nageze muri boarding. Ndavuga kurya biranga,
najya kurya nkabona yesu we wapi, nkabona ibyo kurya wapi, ntabwo mbishaka, kandi ubundi nari umuntu w'umunenesi ntakunda kurya, yesu we nyine mumbabarire kuvuga umunenesi, gusa ntabwo nakundaga kurya. Noneho mara icyumweru ntari kurya, harigeze ari kuwa gatandatu tujya mu muganda ku ishuri, turi mu muganda ngira isereri, ubwo icyo gihe nisanze kwa muganga kubera ko twe dutaranye n'ibitaro ku ishuri, nisanze kwa muganga, papa baraje baduhereza ntuze transfer yo kujya mu bitaro i Kanombe, turagenda batwohereza i Kanombe i Masaka, tujya i Masaka mpamara ibyumweru 2 nararwaye nyine, ubwo ngubwo ni nkaho nari ndi nko muri koma. Oya ntago ari ahubwo icyo gihe nagiye i Kanombe ndataha, ntashye nsubira ku ishuri, ariko n'ubundi nasubiye ku ishuri after 2 weeks cyangwa 3 weeks, nsubira ku ishuri ndiga, n'ubundi ubuzima burakomeza, ubwo boarding ngenda menyera, ariko bahise bankura ku byo kurya naryaga banshira ahandi. Ubwo ngubwo muntu uze muri second term nibwo yabaye worst, nyine numva ibintu byose biranze, noneho ubuzima burahagarara. Mama nawe sinzi, mama agira ibyiringiro, kujya kwizera uri hejuru cyane, nanjye niyo mpamvu nakomeje nkomeye nkavuga nti nzabaho kandi nziga ntangize kwiga. Hanyuma muri second term nararwaye, ubwo noneho ndwara cyane, njya mu bitaro marayo 2 weeks or 3 weeks, n'umuganga wari uhari, jewe nta makuru mama mpereza, n'abandi bari baraje mu bitaro kuza kunsura, ndanabashimira cyane, ntabwo nigeze ngira igihe cyo kubashimira, reba igihe gishize, ariko sinzi nyine ni ukuri aho muri hose Imana ibahereza umugisha abantu bangezeho icyo gihe, byari bikomeye cyane, byari bikomeye ku buryo umudokiteri yaraje aza muri room nari ndimo, abwira mama ati morgue zashize, uyu nguyu sinzi ahantu turi bumushire. Mama yarambwiye ko yamusubije ko nta mwana uzakenyuka, namwe muzajya mwaturira abana banyu, kuba bafite natwe tutarabyara tuzajya nyine tubaturira ibyiza mu gihe tutarabagira, ariko tuzabagira, sibyo? Marambwira nta mwana uzakenyuka, kandi umwana waraza kuba muzima, nubwo byari bigoye icyo gihe, nta kintu na kimwe nashoboraga kurya, nararyaga bikagaruka tifoyide, barasuzumye bansangamo tifoyide n'igifu. Hanyuma icyo gihe umuganga akavuga ati ariko n'umwana ashobora kuba afite n'ikindi kibazo, ariko mama avuga ko nyine ntari buze kuza gupfa. Gusa nanjye icyo gihe ntabwo mbyibuka, ntabwo nzi ukuntu byari bimeze, nimba ari ukuntu umuntu ajya muri koma, nimba atamenya ibintu byose, nta kintu na kimwe mba nibuka icyo gihe ko cyabaye. Gusa ndibuka ko haje umuntu aje kunsengera, sinzi nimba yaransengeye, nimba byaragenze gute, kwa kundi abantu baza mu bitaro baje gusengera abarwayi. Ubwo umuntu araza, sinzi byagigarukiye aho ngaho, nababonye binjira, ibindi ntabwo mbyibuka. Ubwo ngubwo icyo gihe abandi bari bageze mu exam, bari bagiye kujya mu exam, haburaga 2 weeks ngo bagere muri exam. Papa araza mu bitaro, babahereza imiti yo kuza kumpereza, gusa nkavuga ko nshaka kugenda ku ishuri. Icyo gihe nyine narwaraga nshaka kujya ku ishuri, mw'abantu mwe nafite ikintu kivuga, nashaka kurangiza kwiga pe, numvaga ko ngomba kwiga nkarangiza kwiga. Sinzi icyo gihe nyine iyo umuntu ari mu kigeragezo, ikintu kimuri hafi nicyo ahita afata, sinzi ukuntu bigenda, kuko icyo gihe numvaga ko kwiga ari byo bya mbere, mpaye umwanya wanjye wose, nkumva ko ngomba kwiga kandi nkatsinda. Icyo gihe namaze ibyumweru 2 baransezerera ndataha, ngera mu rugo marayo icyumweru kimwe, ikindi cyumweru exam zari gutangira ku ishuri. Urumva icyo gihembwe nta nicyo nigeze niga, kubera ko nahoraga mu rugo ndwaye, ntabwo nigeze niga icyo gihembwe. Naravuze ngomba gusubira ku ishuri. Mama aravuga ati ntabwo wagenda ku ishuri urwaye gutya, reka iki gihembwe ukireke, uzasubirayo ikindi gihembwe. Naho nakwibuka ko kiriya gihe ikindi gihembwe iki ngiki ni inkireka cya kabiri, ninkireka kukiga bazakansoringa report hanyuma nsubiremo.
ubwo ni ugusibira. Mana yanjye we, naravuze nti wapi, ntabwo bishoboka, ntabwo nshobora gusibira. Ndavuga nti ngomba kujya kwiga, nkajya kwiga kandi nkatsinda. Umva ntabwo nari narize, ni ukuri si ubwenge bwanjye, si iki, ni imirimo y'Imana. Nasubiye ku ishuri niga icyo cyumweru. Icyo cyumweru cyari kigiye kujya twari tugiye guhita tujya muri examen. Ndiga, ndashima Imana cyane kuko ripoti yanjye yajeho amanota meza pe, nanatsinze ndibukimuke. Ndashima Imana. Umva ushobora kumva ko ari imirimo mitoya gusa, nawe icyo Imana yagukoreye ushime, uhereze Imana icyubahiro kubw'imirimo yagukoreye. Indwara yatuma ibintu byose bipfa, kuko icyo gihe numvaga ko ngiye gusibira cyangwa se ndibuze guhagarika ishuri. Iyo urwaye umva ibintu byose birahagarara. Ni ukuri mujye musenga, musengera indwara. Ariko ikindi kintu nshimira Imana cyane ni uburyo ibyo bintu byakize. Nageze mu gihembwe cya gatatu ntabwo nigeze ndwara, mbabwije ukuri. Narize ntiga neza, ntabwo igihembwe cya gatatu narize n'umutima wanjye wose. Ubuzima bwanjye numvaga nyine igifu narakirwaraga, ntabwo cyari cyarakize ngo gikire birangire. Gusa ntabwo byari bimeze nko muri ibyo bihembwe byashize. Ni ukuri narize ndasoza muri uwo mwaka. Uwundi mwaka nsubira kwiga ntaha. Ubwo no gusenga, narasengaga. Igifu nicyo kintu nasengeye koko. Ndavuga nti ngomba gukira. Bamwe bakavuga ngo igifu ngo ntabwo gipfa gukira. Nta kinanira Imana. Imbere y'Imana nta ndwara n'imwe idakira, sibyo? Niyo warwara kanseri, niyo warwara, numvise n'ubuhamya bw'abarwaye sida bakayikira. Urumva rero ntabwo wavuga ngo igifu ngo ntabwo gikira. Kirakira kuko njyewe ngenda ubuhamya bwigendera. Narakize na tifoid irakira, nta kintu kimwe ubu ngubu ndwaye. Ndi muzima. Muntuze muri 2019 nibwo byari bitangiye kugenda bigaruka ngo ndware nk'ibyo ngibyo. Utwo Satana nyiyongoza ntabwo byari gushoboka, ariko ntabwo byari gushoboka. 2019 nagiye muri overnight. Umupasiteri wari waje aratubwira ati buri wese n'ikintu ashaka ko Imana imukorera mu buzima cy'igitangaza. Urwaye akora ahantu arwaye, twizere ko dukize. Icyo gihe iyo overnight yankoreye ibintu bikomeye. Narakize, mfata umutwe wanjye, mfata gutya hose, ahantu hose mbabara hose. Igifu icyo gihe naragisezereye. Icyo gihe nta gifu nongeye kurwara pe. Rero isengesho rirakora. Nawe niba ufite indwara yakuzengereje, senga, umva, wizere. Icyambere ni ukwizera. Buriya gusenga kutafite ukwizera nta kintu kwakora. Buriya habanza kwizera. Izere ko Imana igiye kugukiza icyo kintu ufite. Niba nawe ufite indwara yakuzengereje pe, senga, wizere yuko Imana igukijije. Kwizera kurarema, kwizera gukora imirimo itangaje. Wizere ko Yesu agukijije, usengera amaraso ya Yesu Kristo atembe mu buzima bwawe. Aroza akoza n'iyo ndwara yose ikava mu buzima bwawe. Icyo gihe 2019 nararwaye. Ndavuga nti wapi, ntabwo bishoboka. Nicyo gihe nyine nafashe umwanzuro wo kujya mu rusengero cyane. Najyaga mu overnight cyane, ngasenga, nkavuga nti ariko umupasiteri Imana yarakoze kumuzana. Wasanga cyari cyo gihe. Tegereza igihe cy'Imana nanone. Mugire kwihangana mu bigeragezo muba muri kunyuramo bya buri munsi. Ubuhamya bwanjye bwari ubwo ngubwo. Byari ibyo ngibyo. Ngenda nshima Imana, ubu ngubu ndi muzima, nta kintu na kimwe ndwara. Bureka amaso nayo aba yaje, ariko nanone ntago murabona sari ndete nambaye. Ndi muzima, nta mukozi w'Imana urwara. Nta mukozi w'Imana urwara. Satani ntago yaza kudukiniraho, ntago turi ikibuga cyiwe. Twebwe turi abana b'Imana.
turi abana b'Imana. Kristo se mwigeze mwumva arwara? Ntabwo yigeze arwara. Niyihe ntumwa ya Yesu mwigeze mwumva yarwaye? Njyewe bararwaraga bagakira. Yesu akora ibitangaza, abari impumyi arabahumura, abari ibimuga baragenda. Kwa Yesu iyo wahageze nta kintu na kimwe cyagutera ubwoba, ntugatinye, nta kintu iyo ndwara urwaye izagukora. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti irakuva ku buzima bwawe. Izere, ufate Bibiliya usome, yewe muzajye musoma Bibiliya, harimo amagambo meza abakomeza, harimo imbaraga nyinshi, mwahakura imbaraga nyinshi, kandi Bibiliya ngo ni umuganirizi w'ukuri, sibyo? Niyo nshuti uyigire best friend, sibyo? Imana uzajya uyegera buri gihe, nukomeza kuyegera nayo izakwegera, sibyo? Niba urukana na Satani azaguhunga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Singiye guhanura, singiye kubwiriza, nibyo ngibyo ngene ubuhamya nabaherezaga. Niba nawe ufite icyo Imana yagukoreye ukaba udatewe isoni no kukivuga, ucyandike muri comment ushima Imana, cyangwa se tubwire nawe uzaze hano ushima Imana. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro kubw'ibitangaza n'imirimo yayo yakoze ku buzima bwanjye, nkaba nkihumeka umwuka w'abazima, aho nari nzi ko ari ugupfa birangiye, ikaba yarampaye ubundi buzima, nkaba nkihumeka. Nukuri ihabwa icyubahiro. Thank you so much kuba mwarebye iki kiganiro, namwe nizere ko kibahembuye. Abafite ibibazo bigiye bitandukanye, Imana irahari, Imana n'umugabo irakora cyane, ni intwari mu ntambara, sibyo? Intambara zose uri gucamo witabaze Yesu Kristo araza kuzikemura.